Idrokinone. Idrokinone nubwo benshi bazi ko ari amavuta yagenewe gutukuza, ariko burya ni umuti ukoreshwa mu gutunganya uruhu uvanaho udukovu, uduheri n'ibishishi. Imiti ya Idrokinone uburyo ikoramo ituma umusemburo uba mu mubiri witwa melanin udakora, bityo twa tubara twari twaje ku ruhu bitewe n'impamvu zinyuranye tugasibangana. Uyu muti ukoreshwa mu gukesha no gukuraho utwo tubara duterwa n'impamvu nyinshi, harimo ibiheri byo mu maso, gutwikwa n'izuba no kuba ugenda usaza. Ibi kandi bishobora guterwa n'uko utwite, kuba ukoresha ibinini biringaniza urubyaro cyangwa indi miti irimo imisemburo, kimwe no kuba uruhu rwawe rwangirika cyane. Ese ni gute Idrokinone ubusanzwe ikoreshwa? Idrokinone uyikoresha uko wayandikiwe na muganga, by'umwihariko ushobora no gusoma ku gapapuro kazana n'uyu muti, cyangwa se udasobanukiwe neza ukaba wabaza farumasi uwuguhaye. Uyu muti wemewe gukoreshwa ari ukuri ku gipimo cya 4% gusa cyangwa hejuru yaho, nk'uko abaganga b'uruhu dermatologist babitegeka. Uyu muti kandi wisigwa mu gitondo no ku mugoroba, ugasigwa ahafite ikibazo gusa, kandi mbere yo kuwisiga urabanza ugakaraba aho wisiga. Mbere yo gukoresha uyu muti banza ufata agati gake kawo usiga ahantu hatangiritse ku ruhu rwawe, hanyuma utegereze amasaha 28 urebe niba nta ngaruka wagize. Nyuma yaho nubona aho wasize haryaryata, hatukuye cyangwa se haje amazi, ntuzawukoreshe, ahubwo ihutire kubimenyesha muganga abe yaguhindurira. Ku rundi ruhande, niba ubonye nta cyahindutse, biba bisobanuye ko nta ngaruka wateza umubiri wawe, ushobora gutangira kuwukoresha ukurikije amabwiriza nta kibazo. Ese bigenda gute kugira ngo Idrokinone yangize uruhu kandi inatukuze umuntu yisize? Yego rwose birashoboka cyane ko uyu muti wa Idrokinone watukuza mu gihe ukoreshejwe mu buryo utagenewe. Aha reka tubonereho kuvuga ko Idrokinone itemerewe gukoreshwa n'abantu b'igikara kugira ngo birinde gutukura cyangwa se guhindura umwimerere w'ibara ry'uruhu rwabo. Ubusanzwe abantu bafite uruhu rw'igikara baba bafite melanin nyinshi, ituma nyine uruhu rwabo rwirabura. Iyo baramutse bakoresheje Idrokinone, ibara ryabo rifatwa nk'aho ari tashe ziri ku ruhu, bitewe n'uko melanin kamere ituma baba igikara itarekeye gukora, bigatuma isura ihinduka. Icyo gihe usanga wagize isura imeze nk'amadowadowa, ugatangira kurwara ibiheri bidashira, bigatuma kuvurwa bisaba kubagwa, kandi ugatinda gukira ibisebe. Ese ni izihe ngaruka zo gukoresha uyu muti wa Idrokinone? Iyo ukoresha Idrokinone cyane, ushobora kumva ubushyuhe bworoheje ku mubiri, ukumva wokera cyangwa se wumagaye umubiri. Iyo bibayeho ko kimwe muri ibi bimenyetso ubonye bimaze iminsi cyangwa se bigenda birushaho kuba bibi, nyabuneka bimenyeshe muganga wawe cyangwa farumasi. Igihe cyose muganga akwandikiye umuti, ukwiye gusobanukirwa ko ibyiza byawo biba biruta ingaruka ushobora kuba wagira, bityo ugomba gukurikiza amabwiriza yo kuwukoresha. Abantu benshi bakoresha uyu muti nta bibazo bikomeye bakunda kugira cyangwa se kugaragaza, ariko mu gihe wabona utangiye kugira ibimenyetso bikomeye nko kubona uruhu rugenda rukanyarara, usabwe guhagarika uyu muti ukagana kwa muganga. Ikindi ni uko ubonye uruhu rutangiye guhindura ibara, rujya gusa ubururu cyangwa se ukabona rumeze nk'aho rurekamo amazi, usabwe guhagarika uyu muti ukagana kwa muganga.
Ese niki icyo kwitondera kuri uyu muti wa Idrokinone? Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana ni uko uyu muti wa Idrokinone ntibyemewe kuwuvanga n'andi mavuta ayo ari yo yose mbere yo kuwukoresha. Uyu muti kandi wagenewe gusa abantu badafite uruhu rwirabura cyangwa se abantu basigikara, mu gihe nta yandi mahitamo ku muti wavura uruhu ahari. Icyo gihe muganga wenyine niwe ufata umwanzuro akanamenya igipimo gikwiye. Ku bagore niba unayisiga si byiza kuyisiga ku nda mu gihe uteganya kubyara. Abagore batwite bagomba kwitondera gukoresha uyu muti kuko ushobora guca amashereka, bityo ni ukubanza ukabaza muganga mbere yo kuwukoresha mu gihe uri konsa. Kirazira kwisiga Idrokinone ubundi ukajya ku zuba cyangwa se ahandi hantu hari ubushyuhe. Muzirikane ko kirazira kwisiga Idrokinone ubundi ukajya ahantu ku zuba cyangwa se ahandi hantu hari ubushyuhe. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.